Buri mwana wese akura yumva afite inzozi zo kuzaba umuntu runaka, ariko buriya biterwa n'isi aba arimo icyo gihe, kuko uko umuntu agenda akura niko isi abamo igenda ihinduka. Buriya isi warimo ukiri umwana ntago ariyo si urimo ubu ngubu, bityo rero n'inzozi zawe ntago zagakwiye gukomeza kuba zimwe. Ntago ukwiye kumva ko uzaba umuntu runaka ibindi bintu bitakureba, ukwiye kumva ko uko isi igenda ihinduka ariko ukwiye kujya ugira skills cyangwa uburyo ushobora kuyidaptaho. Ubu ngubu turi mu isi ya internet, turi mu isi ya blockchain, turi mu isi ya AI. Nago ukwiye kugira skills rero zitandukanye nizo iyi si turimo uyu munsi. Niba udafite skills zo kuba waza kuri social media, niba udafite mindset yo kuvuga ko wakora business utazigera ukoresha imbuga nkoranyambaga, uracyari kure cyane. Niba wumva ko ufite skills zizagufasha kubona amafaranga bitanyuze mu isi ya digital, niba udakoresha internet, menya ko guys, wenda sinzi uburyo wumva ibintu, ariko isi turimo uyu munsi ni isi ya AI, ni isi ya blockchain, ni isi ya web3 nyine. Bigusaba ko ugira skills nk'iza video editing, AI prompting. Bigusaba ko niba uri gukora business uyishyira kuri social media platform, abantu niho bari. Niba udakoresha imbuga nkoranyambaga mu byo ukora byose, waba uri umukolodoniye, waba uri umuhinzi, waba buri kimwe ukora cyose guys, nutagishyira kuri internet bizakugora cyane. Niyo mpamvu tugufitiye online class yitwa Digital Income Mastery Rwanda. Digital Income Mastery Rwanda ni class natangije, iri butangire mu minsi mike cyane ku itariki ya 20. Hanyuma jya kuri YouTube channel yacu urebe video meruka gushyiraho, urasobanukirwa byinshi byatuma nawe tuzatangirana kwiga ejo bundi ku itariki ya 20 ugatangiza kwinjiza amafaranga mu isi ya digital. You are welcome to Digital Income Mastery Rwanda.